hirya muranyumva aha muranyumva uko Roho Mutagatifu ampa kuvuga nicyo nikoresha. Yesu Kristo uyu munsi aratwereka iki kigereranyo cy'abantu banyuranye mu isaha zitandukanye, nuko turahangaha twese turanyuranye mu Kristo ariko tubereyeho gufashanya. Nutamfasha mukeneye nintagufasha unkeneye nzabibazwa imbere ya Nyagasani Yesu. Twaretse izindi gahunda zose, twaretse kujya muri sorti, tureka kujya gusura, twemera kuza hano twese. Yadutumiye rero twumva icyo dusangiza kuri uyu munsi wa none. Ngo abantu bapfa amasezerano. Icyo twasezeranye nicyo turumvikana. Niba uriya muhingisha yaremeye gusezerana n'abakozi kujya kumukorera mu mizabibu ye, niko bari bemerewe kujya mu mizabibu kujya kumukorera. Iyo batabyemera ntabwo bari kujyayo, ariko barabyemeye bajyayo bajya gukora mu mizabibu. Bemera kujya gukora idenari rimwe, kandi bemera ko bari gutahe gusaha y'ikigororo. Ese Yesu Kristo wamwemereye? Ndabisabira uburenganzira bugaragu w'ikoraniro. Reka nsabe abamaze ukwezi kumwe baje muri koraniro. Abo turi kumwe bamaze ukwezi kumwe ni muhaguruke. Buri cyumweru twakira abashitsi. Munyemere muhaguruke aho muzi. Abamaze ukwezi kumwe n'abaje uyu munsi muhaguruke. Kandi buri cyumweru twakira abashitsi. Niba hari uwo wazanye ujye kumukangura yongera agaruke. Shalom shalom. Barahari. Murakoze murakara. Yesu yasezeranye n'abaje ku isaha ya saa moya ngo bajye gukora. Muri twese buri wese aharanira roho ye kugira ngo idacika intege, kugira ngo itajya kure ya Nyagasani. Uko mparanira ibitunga umubiri wanjye, nkamenya ko hari icyo ukeneye umubiri kugira ngo umere neza, nkamenya ko ntagomba kugenda nta mwambaro mfite mwiza, nkawugirira isuku, na ya roho yacu nikikeneye. Niba ufata neza roho yawe, uwo muvukana ntuyifate neza, nabyo Yesu Kristo arabikubaza kuri uyu munsi. Igihe duhawe batisimu baratubwira ati mwanze shitani turayanze, n'imihango yayo yose turayanze, n'ibyo dushukisha byose turabyanze. Nuko dusezerana imbere ya Nyagasani Yesu. Dusezerana gutandukana n'ikibi tukakira icyiza, tukakira urumuri rwa Nyagasani Yesu. Ariko urwo rumuri nirukuboneshereza wowe nyine, rutaboneshereje uwo muvukana, rutaboneshereje umufasha mu bana, utaboneshereje umuvandimwe cyangwa isosiyete Imana yaduhaye kubaho muri iyi si, ntacyo tuzaba dukoze. Kuko niba Nyagasani Yesu yatwohereje mu muzabibu we, nta handi yatwohereje, ni isi turimo. Turi mu isi irimo abantu b'ingeri zitandukanye. Hari igihe tuba turi abakristo ariko tubangikanya Yesu n'ibindi bigirwamana, ariko akenewe gufashwa. Uwo muvandimwe wawe nagwa mu cyaha ntumuburire, ntabwo ari we nzaryoza icyo cyaha, ahubwo ni wowe wamenye wanze kumuburira kugira ngo nawe areke ikibi agarukirire icyiza. Abo ku isaha ya saa moya bagiye mu muzabibu ku ijwi ryiza cyane, bemereye nyiri imizabibu ko bagiye kumukorera. Bemera igihembo cy'idenari imwe n'isaha yo gutahiraho. Ariko nyiri imizabibu ngo ageze ku irembo ry'urugo rwe, abona nanone abandi bahahagaze. Nawe arababwira ati nimujye mu muzabibu wanjye mujye kuwukorera. No ku isaha ya saa sita, isaha ya saa kenda n'isaha ya saa 11. Ndagaruka cyane cyane muri twe mu buzima bwacu. Ushaka uburezi arabwibanze. Ikoraniro ryacu dufite ministere zitandukanye. Uwo muzabibu wawe urawukorera muri ministere woherejwemo.
Shalom. Shalom. Tubaye tukora neza muri za minisiteri zacu aha hose hakuzura hakarushaho, ariko ntituzacogore, nicyo twahamagariwe. Nyagasani Yesu yageze ku saa ya saa moya agera no ku saa ya saa 11, ntabwo yacitse intege. No kugeza kuri uyu munota wa none ntimucike intege namwe, nicyo mwahamagariwe. Yakumva atakumva uzavuga igihe n'imburagihe. Icy'ingenzi uzakoze ubutumwa bwa Nyagasani Yesu. Ese ndakora cyangwa urakora? Cyangwa tugera aho tugacika intege tukarangira? Yesu yaduhaye inyigisho ye akoresheje umugani kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kumva. Aradukunda bihebuje pe. Twese twarize tokandagiye mu ishuri, n'utarayarangije yose ariko afite aho yageze. Niyo turi kwiga mu kiburamwaka, iyo bagutoza neza banyura mu nzira zose zishoboka kugira ngo bakwereke icyo ushaka kugeraho icyo ari cyo. Yezu umushumba mwiza aduhaye iri jambo atwohereza. Nishobora kumbere na mbere kumenya uwo ndi we, ndashobora no gufasha umuvandimwe wawe, ariko kuba turi aha ngaha tuzaho turi. Kuko niba witabye invitation ya Nyagasani Yesu ukirengagiza ibindi byose, niko ubuzi uri we n'icyo wahamagariwe icyo ari cyo. Bakristo bavandimwe, nubwo duteraniye aha ngaha turi mu iki kinyejana cya 21, ariko hari ibinyejana byadutanze mbere, hari n'ibindi binyejana bizaza inyuma yacu. Niko isi ya Nyagasani yayigennye, niko ayiyobora, ntabwo atugisha inama, nta n'icyo adusaba. Icy'ingenzi ni kumwumvira no gukurikiza inzira ze. Nidushobora kumva ibyo Nyagasani Yesu yatwigishije yadusigiye kuri iyi si, bizaba amahire kugera kuri data, bizatwongera. Tuzi neza ko kwihangana kwa mwene muntu kuri kure. Umuntu wemeye ko urakora ugakora neza kandi ugahembwa kugeza ku isaha yawe, ariko wajya guhembwa ukajya impaka ugasigana na nyiri kuguha akazi, ni rya shari rya mwene muntu. Tugaruke mu buzima bwacu busanzwe. Hariya baje ku isaha ya saa moya bemeye n'umutima mwiza kujya gukora mu muzabibu, bemera ko bari gukorera idenari rimwe, bumvikana na nyiri umurimo. Ariko igihe cyo guhembwa kirageze, hamayemo impaka n'amahane. Ibyanditse bitagatifu baratubwira ngo Imana ntushaka ikanamuheregesha iki, ntabwo tujya impaka. Twagira ubuntu bw'abaremure mbe mbe munini oya, wabonye urugo umeze uko upfukame ujye ubishimira Imana, upfukame usingize. Hariya batubwira ko uriya musore bariya bagize impaka igihe cyo guhembwa kigeze, aho kugira ngo bahere ku baje kare bahera ku baje nyuma. Kubyumva nk'abantu ntabwo bitworoheye, uretse Roho Mutagatifu wenyine wadufasha kugira ngo tubisobanukirwe. Ariko kamere zacu uko tumeze, uko turemetse, kubyumva ntabwo byumvikana. Ariko imbere y'Imana nta mpaka, imbere ya Nyagasani Yezu nta rubanza. Umuntu yahereye saa moya ariko umushike abahinga bo barabizi, murumva ko amasaha menshi yakoze. Undi aje saa 11 akoze isaha imwe, niko byanditse bitagatifu bitubwira. Ahawe igihembo kimwe n'uwaje ku isaha ya saa moya. Nta wakwibesha muri twebwe, kubyakira ntabwo byoroshye, kuko urumva ko ari ni ibintu biremereye. Ariko Yesu arashaka kutwigishamo ikintu gikomeye cyane. Imbere ye twese turareshya. Waba ufite za miliyari na miliyari, waba ufite 1,000, waba ufite 100, waba ufite 500, imbere ya Nyagasani twese turareshya. Yesu nta kureba uko umeze, nta kureba uko uteye, oya, icyo areba gusa ni umutima wawe. Ni umutima washengutse. Ntuzavuge muri hari aho yageze, oya,
byose ni ibya Nyagasani. Uko twaje kuri iyi si ni nako tuzasubira uko twaje, kuko byose ni ibya Nyagasani. Ni ibyiza bye yaremye kuri iyi si ngo bikomeze bimushimishe, bikomeze bimuheshe ikuzo n'icyubahiro. Abo ku isaha ya saa 11 baraza nk'uko nyir'umurima yari yabitegetse. Yabwiye umuhungisha ati hamagara abakozi baze bahabwe igihembo cyabo, kandi uhere ku baje nyuma. Uruhande rumwe ntabwo twarenganya bariya baje ku isaha ya saa 1 kuko nabo bumvise bitunguye. Byarabatunguye cyane kumva ko bahereye ku baje nyuma bakoze isaha imwe, bo baje ku isaha ya mu gitondo. Bakristo bavandimwe, ese muri sosiyete tubamo ko twese turi hano kuri turatuye turi ku isi, ese iyo umuvandimwe wawe yeguye umutwe ukabona yari muri nyakatsi noneho agiye mu ibati, aho urishima? Aho ntukubita agatoki ku kandi? Ese ntabwo utangira kumugira ishari ngo yarabyaye we, imigani ikaba myinshi? Kandi burya hari ishari abahakurikiyeho urupfu. Shalom. Ariko abakarismatike barahangaha biragatsindwa. Ntibikatubeho, mujye mubyamaganira kure. Ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari iby'umukarismatike urahangaha. Hari n'ugira amahirwe akagira uko atera imbere ngo ni kredi za banki, kandi mu by'ukuri ajya no gufata iyo kredi ntiwari uhari, ntiyakugishije inama, n'inzira yaciyemo kugira ngo atere imbere ntiwari uhari. Tujye dusabirana umugisha kuko twese turi inkomoko ya Aburahamu. Tuze twifurizana umugisha. Imana yaturemanye umugisha, turi abana b'umugisha. Umuvandimwe wawe natera imbere wishime, utere impundu. Agatindika ishari nikaza mu mutima ukamaganire kure, uhamagare Nyagasani Yezu atabare, akirukane useke urubaba gutera. Niko kagashari kateye babandi bo ku isaha ya saa 1. Ni gute bariya baje ku isaha ya saa 11 bakaba bahembwe imbere yacu, kandi basezeranye na nyir'umurima ko ari denari imwe bari buhembwe n'igihe bari bukore. Mu buzima dutuye hano kuri iyi si, nta kindi Nyagasani Yezu azatubaza. Ntaza kubaza ngo mbe wabyaye imbyaro zingahe, ntaza kubaza ngo mbe watunze ibingana bike. Aza kubaza icyo wamariye umuvandimwe wawe. Nimugende mumbere abahamya, niyo misiyo yaduhaye. Ibyo tubamo muri iyi si dushakisha tukagoka ijoro n'amanywa ni kugira ngo tubeho neza. Ariko icyo azatubaza, ese icyo wamariye umuvandimwe wawe ni iki? Nari nambaye ubusa, nari imbohe, nari nshonje, nari umugenzi. Izo ngingo zose ziri mu byanditse bitagatifu. Bavandimwe, tujye dukunda gusoma ibyanditse bitagatifu, ni twebwe bibereyeho. Bibiliya ni twebwe bayihawe, ni yacu. Ntabwo tuzavumbura, ntabwo tuzakunda Nyagasani Yezu tudasoma ibyanditse bitagatifu. Ntibibaho, ntibishoboka. Bibiliya ntabwo ihenze cyane, no ku batayifite wajya no muri kopera ariko ukayitunga, wasaba n'inkunga ariko ukayitunga. Niyo harimo ubukungu bwose, niyo harimo ubuzima bwacu bwose. Abakarismatike turahangaha, iriya ngingo ya nyuma iratureba ngo abambere bazaba abanyuma. Nawe nditangira urugero kuko ndiyizi kurusha uko nzi undi muntu. Umurimo nkora nawutangiye kuva muri 1999, ugereranyije n'uyu mwaka turimo ni imyaka myinshi. Ariko ngiye mparangira kugira ngo ntacike intege. Mbere nakoreraga kuri metero imwe, sibyiratana mu mbabarire imbere y'Imana. Ni inyigisho ntanga bitewe n'iri jambo ry'uyu munsi. Ariko ubu ngubu niba nabonye metero zirenga 10 Imana ishimwe. Ntabwo naharanira kugira ngo nsubire inyuma, mparanira kugira ngo njye imbere. Ni gute wowe mukarismatike? Reka ntange urugero kuri Papa Lizette, kuri Dajani no kuri Twahirwa. Aba n'abamaze imyaka myinshi cyane muri koraniro.